Banyekongokazi, Banyekongo, baturage bagenzi banjye. Hashize imyaka 6 nsoje inshingano nari mfite nk'umukuru w'igihugu, Perezida wa Repubulika. Ibyo byabaye ibintu bitigeze bibaho mu mateka y'igihugu cyacu. Mu myaka hafi 60 y'ubwigenge, nahawe amahirwe yo gushyikiriza ubuyobozi undi mukuru w'igihugu mu mahoro. Kuva icyo gihe, nifatiye ingamba zikomeye zo kwicecekera, nubwo jyewe ubwanjye n'abantu bo hafi yanjye twagiye dutotezwa, tubuzwa uburenganzira, duharabikwa, tukanagerekwaho amafuti yangiza isura yacu n'icyubahiro cyacu. Nabigenje ntyo mbere na mbere kubera ko nemera ko igihe ari cyo nshuti ikomeye y'ukuri. Ni umuti utinda ariko ufite imbaraga nyinshi zo kurwanya uburozi bw'ibinyoma. Ariko cyane cyane naracecetse kubera ko iyo nkora ibitandukanye n'ibyo nari kuba ninjiye mu mukino w'abashaka kuyobya abaturage bacu kugira ngo batamenye ukuri ko kudashobora kwabo kurimo kugaragara mu gukemura ibyifuzo n'ibibazo by'abaturage. Ubu rero nafashe icyemezo cyo kuvuga. Nafashe icyemezo cyo kuva mu guceceka no kubagezaho ijambo kubera ko ikibazo gihari kirakomeye. Ni ikibazo cy'ubuzima bw'igihugu. Si ku nyungu z'umuryango wanjye wa politike cyangwa se uwo mvukamo, ndetse si no ku nyungu zanjye bwite, ahubwo ni ku nyungu z'igihugu cyacu, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ahazaza hacyo. Nafashe iki cyemezo kubera ko urebye uko ibintu bimeze ubu ngubu mu gihugu, gukomeza guceceka byatuma nshinjwa n'amateka nk'uwarebereye abanyekongo barenga miliyoni 100 bari mu kaga. Ndaboneraho uyu mwanya ngo mbasangize ibitekerezo byanjye kugira ngo nanjye ngire uruhare mu gushaka umuti w'ibi bibazo byageze ku gihugu cyacu, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu twarazwe n'abakurambere bacu, kubera ko kirarembye bikabije kandi ubuzima bwacyo buri mu kaga. Mwebwe ubwanyu murabizi kurusha undi wari we wese, kubera ko buri munsi mubibabariramo kandi mukabihomberamo cyane. Banyekongo bagenzi banjye, bitewe n'akamaro kihariye igihugu cyacu gifite ndetse n'uruhare kigomba kugira mu karere no ku rwego mpuzamahanga, ubwo umukuru w'igihugu uriho ubu ngubu yageraga ku butegetsi, nasinyanye nawe amasezerano, maze havuka ihuriro ry'ubufatanye hagati y'amashyaka yacu yombi. Muri ayo masezerano, ibintu byinshi bitari ukuri byagiye bivugwa, harimo n'ibyavuzwe n'uwari ukwiye kubaza ukuri kubera ko ari umwe mu basinye kuri ayo masezerano. Mu gihe tugitegereje igihe cyiza aho kuri kuzashyirwa habona, ni mu nyemerero uyu munsi mvuge ko jyewe nemeye ayo masezerano nkiza imbere inyungu rusange z'igihugu gusa. Muri ayo masezerano yo guhuza imbaraga, igitekerezo cyanjye cyari uko nzafasha uwari unsimbuye kugira ububasha nyabwo mu micungire y'igihugu, ububasha burenze kuri ubushobozi buke ishyaka rye ryari rifite mu nteko ishinga amategeko, dushingiye ku mubare w'abadepite bari bahagarariye iryo shyaka. Nanone nashakaga koroshya imikorere y'inzego za leta no kurinda igihugu n'ubwisanzure bwa demokarasi yacu yari itangiye gushinga imizi. Iyo nshuro ya mbere yo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro no mu mucyo yari yazamuye icyizere cyane ko mu kwezi kwa mbere mu 2019 igihugu cyacu cyari kimeze neza cyane ugereranije nuko cyari cyifashe ubwo jye nabaga Perezida wa Repubulika mu mwaka wa 2001. Icyo gihe nasanze igihugu kiri hafi gusenyuka burundu. Cyari cyarangijwe n'ingoma ndende y'igitugu n'intambara zitagira iherezo. Igihugu nticyari gifite inzego zihamye. Cyari cyarashegeshwe no kuba ubukungu bwarasenyutse kandi abaturage bari baracitsemo ibice birenze urugero. Mu yandi magambo, cyari igihugu kidafite icyizere cy'ejo hazaza ku buryo cyashoboraga guhungabanya akarere kose. Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa mbere mu 2019 nasigiye umurage mwiza cyane wansimbuye. Namusigiye igihugu cyuzuye ubumwe, gifite amahoro mu buryo bushimishije, kandi imbibi zacyo zari zimeze neza nk'izo cyari gifite ku itariki ya 30 y'ukwa gatandatu mu 1960. Twari dufite igihugu cyiyubatse, gifite ubumwe kandi cyishimiye ubwuzuzanye bwacyo. Leta yari ifite itegeko nshinga rigezweho n'inzego zikora mu buryo buhamye. Ubukungu bwari bufite imbaraga ndetse bumaze gukurwaho umutwaro w'umwenda ukomoka ku butegetsi bwambanjirije bitewe n'impinduka nyinshi z'ingenzi zari zaratangiye gushyirwa mu bikorwa. Igisirikare cy'igihugu cyari kimaze kugira ireme, gifite ubunyamwuga ku buryo cyashoboraga kurinda ubusugire bw'igihugu. Demokarasi yagendaga ikura, yihuta, binyuze no mu gukoresha amatora ya gatatu yikorewe n'igihugu bwacyo. Binteye agahinda gakomeye kubona ko nyuma y'imyaka 6 gusa uyu murage mwiza twasigiye abaturage bose wasemwe burundu n'uwo twawusigiye ngo awurinde.
ubu igihugu cyacu kimeze nabi cyane ku buryo bubabaje, giteye umubabaro n'agahinda ku baturage, ndetse ubu kirasekwa kandi kirannyegwa n'amahanga kubera ko ubuyobozi buriho budafite ubushishozi bwatuma haboneka icyizere cy'ubwiyunge cyangwa se impinduka. Uku kwangirika kwihuse k'ubuzima bw'igihugu gushingiye cyane cyane ku ikoreshwa nabi ry'ububasha. Ubuyobozi bushya bwatangiriye ku kwirengagiza no gusuzugura ku mugaragaro itegeko nshinga ndetse no kuburabuza ubusugire bwaryo, bagamije kwigarurira ubutegetsi bwose no kubushyira mu maboko y'umuntu umwe mu buryo burenga ku masezerano yari ashingiyeho ubumwe bw'abanyekongo. Icyaha cya mbere cyo gusenya ayo masezerano ya Repubulika yashingaga umusingi w'ubusugire n'ubwiyunge bw'igihugu cyabaye kubangamira ku bushake itegeko nshinga hamwe n'andi mategeko, ubwo Perezida wa Repubulika yahinduraga urukiko rushinzwe itegeko nshinga. Kwirengagiza iryo tegeko rigenga ubutegetsi ribereye umusingi w'igihugu kigendera ku mategeko ku nyungu za politike gusa byabaye ikimenyetso kiranga imiyoborere y'igihugu cyacu kugeza n'ubu. Mu rwego rumwe, mu kwa 12 mu 2020 habayeho kudeta ishingiye ku mategeko, ubwo hahirikwaga ku mugaragaro ubwiganze bwa politike mu nteko ishinga amategeko, ubwiganze bwari bwaratanzwe n'abenegihugu nk'uburenganzira bwabo bw'ingenzi. Nyuma yaho hakurikiyeho ishyirwaho mu buryo butemewe n'amategeko ry'abagize komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora, ndetse n'ikinamico y'amatora yo mu kwa 12 mu 2023 yateguwe binyuranije n'amategeko agenga amatora ndetse n'amahame mpuzamahanga, maze uburiganya bukabije bubangamira ukwemerwa kw'inzego n'abaziyoboye. Icyakurikiyeho ni itangazwa ry'umushinga wo guhindura itegeko nshinga, umushinga uzica burundu amasezerano y'ubwiyunge yasinyiwe Sun City. Ingaruka z'iyo miyoborere idafite umurongo zirakomeye cyane. Igihugu cyahindutse ahantu hatagendera ku mategeko. Repubulika yahinduye isura, iragenda ubu butegetsi bw'umuntu umwe, aho ubushake bwe bwasimbuye itegeko nshinga n'andi mategeko. Aho gushyira imbere amategeko n'inzego zujuje ibisabwa, populisme, amacenga ya politike, ibinyoma, ukwikunda, ivangura n'itesha agaciro byagizwe umurongo wa leta. Baturage bacu, kwimakaza amoko no kuronda inkomoko, guhakata abandi no kuzambya imibanire hagati y'amoko y'abanyekongo, urwango, akarengane n'ibindi byasenyeye rimwe ubumwe bw'igihugu no kubana mu mahoro, cyane cyane kubera ko ubusambo bw'abari ku butegetsi hamwe no kutubahiriza ijambo bavuze ari byo bimenyetso byaranze ishyaka riri ku butegetsi. Ibi byose byagize igihugu cyacu icyoroheje, cyoroheye abagishakira nabi bose. Ikirenze ibi byose, kugendera ku moko n'inkomoko byaragarutse mu buryo bubabaje cyane. Ibi bigaragarira mu magambo ya kera ari mu urwango, kudahana no gusenya ubumwe. Ibyo byose ntabwo byahagaritswe, ahubwo barabiretse, ndetse ahubwo bari ku butegetsi babitera inkunga. Muri ayo mabi yose, inteko ishinga amategeko yaretse inshingano zayo z'ingenzi zo kugenzura ubutegetsi, ihinduka ubusa, ntabwo ikiri igicumbi cya demokarasi aho ijwi ry'umuturage rigaragarira binyuze mu mategeko, ahubwo yabaye inzu ikorerwamo gusa ibyo umuntu umwe ashaka. Ku bijyanye n'ubutabera, bwari bufite inshingano zo kurengera ubwisanzure bwa rubanda no gushinga imizi y'indangagaciro zihuza abenegihugu, nabwo bwazibukiriye iyo nshingano. Bwemera gukoreshwa nk'igikoresho cya politike. Ubu ni igikoresho cyo gukenesha rubanda no gukomeza ingoma y'igitugu ishaka kuramba ku ngufu ibinyujije mu gukora ku buryo igitekerezo kimwe gusa aricyo cyemerwa. Ubutabera bwahuriye kuri iyo nshingano mbi n'imitwe yitwaje intwaro ishingiye ku moko, ndetse n'inzego z'umutekano na serivisi z'ubutasi zose zarayobye, zitakaza inshingano yo kurengera abaturage no kurinda igihugu. Mu bukungu, ibintu bimeze nabi cyane kurushaho nubwo imisoro n'amahoro byiyongereye. Nyamara hari hakozwe impinduka z'ingenzi guhera mu 2002 kugera mu 2018, zirimo amategeko mashya agenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, amashyamba, petrol, ubwishingizi no gutanga amasoko, ndetse n'ubwiyongere bw'inkunga z'amafaranga zituruka mu bigo mpuzamahanga bya Bretton Woods. Nta gikorwa na kimwe cy'ishoramari cyakozwe ngo igihugu kibone ibikorwa remezo by'igihe kirekire gifashwe mu mpinduka z'ubukungu kandi kizamuke. Ahubwo izamuka ry'ibiciro n'ihananuka ry'agaciro k'ifaranga byongeye kugaruka nyuma y'uko byari byararwanyijwe. Ruswa n'ikoreshwa nabi ry'umutungo wa leta byageze ku rwego rudasanzwe. Umwenda wa leta twari twarashoboye gucunga mu 2010
wongeye kuzamuka ku buryo bukabije urenga miliyari 10 z'amadolari y'Amerika. Ibyateye impungenge zikomeye ku bushobozi bw'igihugu bwo kwishyura mu gihe kiringaniye no mu gihe kirekire. Mu buzima rusange naho ibintu bimeze nabi cyane. Ubushomeri bwariyongereye, imishahara y'abakozi ba leta iratinda, imibereho y'abaturage yaramanutse cyane, ubujura bwo mu mijyi buriyongera, abantu batangira kuva mu byaro bajya gushakira ubuzima mu mijyi, inzara nayo yibasira intara nyinshi. Abanyekongo bugarijwe n'impungenge mu mitima yabo n'ihungabana ry'ahazaza. Muri aba bahuye n'ingaruka zikomeye z'aya makosa harimo cyane cyane urubyiruko rwacu rwitabiriye imihigo yose yo guharanira demokarasi, rukanishimira cyane ibyiza byavugwaga ku guhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Uyu munsi nta cyerekezo gifatika bafite, nta n'icyizere cy'ejo hazaza. Batakaje icyizere, bagwa mu maboko y'ababashora mu ntambara no mu bacuruzi b'ibinyoma baturuka impande zose. Ibyo basezeranijwe byose mu myaka 6 ishize nta na kimwe cyagezweho. Banyekongo, cyane cyane urubyiruko rwacitse intege, kimwe n'abaturage bose muri rusange, turashaka kubizeza ikintu kimwe: gutsindwa k'ubutegetsi bwangije ibintu ntibisobanura ko umuryango wose w'abantu wacitse burundu. Banyekongo bagenzi banjye, ku bijyanye n'umutekano, haba mu mijyi minini cyangwa se mu byaro byacu, hose ibintu bimeze nabi bikabije. Ibyo bigaragara cyane cyane mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema, Tanganyika, Okatanga ndetse no muri Maindombe, intara yegereye Kinshasa, umurwa mukuru w'igihugu, ukaba n'intebe y'inzego zose za leta. Amaraso y'abavandimwe bacu b'abasivili n'abasirikari, barimo abasirikari bato n'abakuru b'intwari ndetse n'abandi banyamuryango b'ingenzi b'amashyirahamwe ya societe civile cyangwa se amashyaka ya politike, yaramenetse ku bwinshi kandi nta mpamvu, kubera ubugome no kutihanganira ibitandukanye n'ibyo bari ku butegetsi bashaka, kandi birenze ibyo kubera iterabwoba rikorwa na leta ubwayo yifashisha ububasha bwayo igamije kubusigasira kubw'amahitamo yayo yonyine. Ibyo biboneka nko mu iyicwa ry'imbaga y'abantu amagana bari bafungiye muri gereza ya Makala, bishwe mu buryo bwa kinyamaswa mu ijoro ryo ku itariki ya 2 rishyiri ya 2 Nzeri mu 2024. Abantu batari bafite intwaro bazize icyaha gikomeye kibasira inyoko muntu. Kugeza n'uyu munsi nta n'umwe urabibazwa. Banyekongo bagenzi banjye, igisirikare cy'igihugu nk'ingabo ikingira igihugu, igikoresho cyo kurengera ubwigenge no gusigasira imbibi z'igihugu, cyasimbujwe imitwe y'abahezanguni, imitwe y'abarengera amoko ndetse n'ingabo z'amahanga zitagaragarijwe aho zigarukira, ahubwo zanashyize mu kavuyo igihugu cyacu. Leta yatakaje uburenganzira bwayo bwo kugira imbaraga zemewe n'amategeko. Iyi mitwe yitwaje intwaro yari yaramaze gutsindwa inshingano zo kubungabunga umutekano rusange n'ituze ry'igihugu. Ibirenze ibyo, igisirikare cy'igihugu cyaratutswe, kirasuzugurwa kandi gisebywa n'ubutegetsi budashaka kwiyumvamo inshingano, nyamara aribwo bukwiye kuba butera inkunga izo ngabo, bukaziha agaciro n'icyubahiro gikwiye. Nk'umuntu wakiyoboye, wagitoje ndetse wanakigiye imbere ku rugamba, abasirikare bacu ndabazi, ubu baribasirwa nk'abananiwe, nyamara ntabwo ari uko atari beza cyangwa se badakunda igihugu. Icyahindutse n'ubuyobozi bubayobora, nuko bafashwa mu mibereho yabo no ku rugamba. Ku rwego rw'akarere, leta yafashe icyemezo kibi cyane cyo kwiyambura inzego ebyiri z'ingenzi z'ubufatanye mpuzamahanga zari zifatiye runini umutekano n'amahoro mu karere, kandi zari zashoboye kugera ku mahoro, ari nayo perezida uriho ubu yasanganye igihugu. Ikibabaje kurushaho nuko leta yahinduye imitwe y'iterabwoba nka FDLR n'indi mitwe y'abanyekongo yitwaje intwaro amagana igikoresho cy'ingabo za leta. Ibyo bigatuma intambara iba ikibazo cy'akarere kose. Banyekongo bagenzi banjye, ibi bimeze bitya mu gihe mu nzego za leta, muri politike, mu bukungu n'imibereho y'abaturage, ibintu byose byari byarashyizwe ku murongo kandi igihugu cyari cyiteguye gutera intambwe. Ariko mu gihe gito cyane cy'imyaka 6 gusa, twisanze twarahindukiye, twerekeza aho twavuye. Turi igihugu cyasenyutse, cyatakaje ubumwe, kiri hafi gusenyuka burundu. Kiri mu bihugu bikennye, birimo ruswa kurusha ibindi kandi bifite umwenda urenze urugero. Ibyo bigaragazwa na raporo z'umuryango w'abibumbye n'izindi zerekana ibipimo by'iterambere rya muntu. Ibibazo igihugu gifite ni byinshi kandi birihariye. Umuti wabyo ugomba kuba rusange kandi ugashingira ku mpinduka z'ukuri. Kandi ntitwibeshye,
Kongo ntigomba na rimwe kugirwa umutungo bwite w'ubutegetsi runaka. Ubuyobozi bwose buraza kandi bugasimburwa, kubera ko mu butegetsi bwa demokarasi ntihabaho ubuziraherezo. Igihugu cya Kongo ni icya rubanda n'amoko atandukanye. Ibyo bivuze ko n'umutungo uri mu butaka no munsi yabwo ari uwo gukoresha mu nyungu za rubanda. Ntiwagombye kwifashishwa ku nyungu z'abari ku butegetsi bw'ako kanya. Niyo mpamvu abari mu gihugu no hanze yacyo bagomba gushyira imbere inyungu za Kongo n'abanyekongo, aho kugira ngo bubakire ku nyungu z'udutsiko tw'abategetsi. Kugira ngo igihugu kibashe gukira, ibibazo by'ukuri by'abaturage ntibikwiye kwirengagizwa. Kugundira ubutegetsi bigomba kurangira. Demokarasi, imiyoborere iboneye ndetse n'ubukungu buyobowe neza bigomba kugarurwa. Kuko nk'uko amateka bigaragaza, nta mutekano ushobora kugerwaho igihe hatabayeho igisubizo cya politike cy'ukuri. Iyo bidakozwe, birangira hagarutse ibihe bishya by'akavuyo, imvururu, intambara, guhirika inzego n'ubwicanyi. Ibyo nk'abanyekongo bafite inshingano ntitugomba kubyemera ukundi. Niyo mpamvu gahunda nyinshi zigamije amahoro nka Rwanda, Nairobi, EAC, SADC, Doha na Washington twazakiriye neza nk'ikimenyetso cy'ubufatanye. Ariko tugomba kumenya ko ikibazo gikomeye gisaba gufata umuturage wa Kongo nk'uri kwisonga mu gusobanura ibibazo no gutanga umuti. Izo gahunda zigamije amahoro zigomba guha abanyekongo umwanya ubakwiye, kubera ko nibo ba nyiri igihugu. Ni nabo ba mbere bagizweho ingaruka n'iki kibazo gikomeye igihugu kirimo. Aha niho hakwiye kwitabwaho cyane ko leta ya Kinshasa noneho yagaragaje ko yemeye kuganira na AFC/M23 mu biganiro bimaze ibyumweru bikorerwa i Doha. Ariko kandi biteye urujijo kuba leta igifata nk'icyaha kuba abanyekongo baganira hagati yabo ubwabo. Uyu ni umwanya mwiza wo gushimira abepiskopi bo muri Senko n'abayobozi b'amatorero bo muri SSC kubera uruhare rwabo mu gushaka amahoro, uruhare rutagira abo ruheza cyangwa se ngo rwime ijambo umuturage uwo ari we wese. Nubwo iyo gahunda y'amatorero atari nta makemwa, iragaragaza ubushake bwo kuganira. Ikwiye gushyigikirwa kandi aho bikenewe ikongerwamo ibitekerezo biturutse ku baturage ubwabo. Banyekongo, bagenzi banjye, mwebwe murabizi kurusha undi wese. Kuri jye, Kongo nicyo kintu cy'ingenzi kiruta ibindi byose. Ubwigenge bwayo n'ubusugire bwayo ni ibintu bitagibwaho impaka. Kwiyemeza kwanjye guharanira amahoro, ubumwe, demokarasi no kubaha itegeko nshinga ntabwo ari amagambo adafite ishingiro. Nk'umusirikare, narahiriye kurengera igihugu kugeza ku gutanga ubuzima bwanjye. Nubwo ejo hashize nari ku butegetsi, uyu munsi nkaba ntakiburiho, ariko ubu nkomeye ku ndahiro yanjye kurusha ikindi gihe cyose. Ubu igihugu cyongeye gucibwamo ibice, kandi nk'uko amateka binsaba, mfite inshingano zo gushaka amahoro no kugira uruhare mu kucyubaka, kubera ko ubu ngubu kiri ku muryango w'urupfu. Ni muri urwo rwego nahisemo kuvuga, nkerekana ko nifatanyije n'abababaye bose kubera intambara, nkomeza no gutera inkunga abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu. Mwebwe mwirengagijwe na leta nkaho yahisemo kubahana, mu gihe mwakatiwe gufungirwa inzira, kubura serivisi za banki n'ubwisanzure bwo kugenda no guhahirana. Ndahamagarira buri wese, cyane cyane leta, kugaragaza umutima w'ubumuntu mu mibereho y'abaturage b'aka karere. Bafite uburenganzira bwo kubaho, kwiga no kugira imibereho myiza nk'abandi bose. Mu gihe dutegereje ko ubutegetsi bwa leta busubira kugenzura hose mu gihugu, ndasaba bari ku butegetsi kurengera abaturage, kandi n'ingabo, ubutabera n'izindi nzego z'umutekano zigomba kuba ku ruhande rw'abaturage, zikaba abarinzi b'ibyifuzo byabo. Banyekongo, bagenzi banjye, kubera ubunararibonye mfite mu bihe bigoye nk'ibi, nzi ko urukundo rw'igihugu n'ubumuntu ari byo byagiye biyobora inzira y'amahoro no gukemura amakimbirane, byanatanze umusaruro w'amahoro haba ku rugamba no ku meza y'ibiganiro. Igihugu cyacu kigeze kugabanywamo ibice bibiri by'imiyoborere mu gihe cy'imyaka myinshi, ariko igihe ubwigenge n'ubugwaneza byafataga ijambo, twongeye kwiyunga, igihugu gisubirana ubumwe. Nyuma y'imyaka yo gutekereza kuri ibi bibazo no kuganira n'abaperezida n'abahoze ari ba perezida bo mu karere hamwe n'abandi banyapolitike n'abaturage imbere mu gihugu no mu mahanga, uyu munsi ndabagezaho icyifuzo cyanjye: guhuza bene igihugu bose mu kwiyemeza gutabara igihugu binyuze mu masezerano y'ubumwe bw'abaturage, kugira ngo ducungure igihugu kiri mu manga. Akazi gakomeye karadutegereje. Ni akazi gafite ibintu 12 bikurikira
byihutirwa. Icya mbere, guhagarika ingoma y'igitugu. Icya kabiri, guhagarika intambara. Icya gatatu, gusubiza ububasha bwose bw'igihugu mu ntoki z'inzego zemewe ahantu hose mu gihugu. Icya kane, gusubiza demokarasi ishingiye ku mategeko ku rwego rw'igihugu kigendera ku mategeko. Icya gatanu, kugarura ubwisanzure bw'ibanze ku baturage. Icya gatandatu, kunga abanyekongo no gusubiza hamwe igihugu cyacitsemo ibice. Icya karindwi, guhagurukira iterambere ry'igihugu binyuze mu miyoborere myiza y'ubukungu, imicungire inoze ya leta n'imikoreshereze y'umutungo w'igihugu ndetse no gusaranganya uwo mutungo kamere. Icya munani, gusubukura ibiganiro birambye kandi bitabogamye n'ibihugu by'abaturanyi hagamijwe amahoro arambye no guteza imbere akarere. Icya cyenda, gusubiza igihugu icyizere cyahoranye imbere y'abafatanyabikorwa bo mu karere, Afurika n'isi yose. Icya cumi, gushyira imbaraga mu kurandura imitwe yose yitwaje intwaro, yaba imbere mu gihugu cyangwa se yo mu mahanga, no kohereza abo banyamahanga aho bakomoka. Icya cumi na kimwe, guhagarika burundu ikoreshwa ry'abacanshuro nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Afurika yunze ubumwe yo ku itariki ya 3 y'ukwa karindwi mu 1977 n'imyanzuro y'umuryango w'abibumbye yo ku itariki ya 4 Ukuboza mu 1989. Ayo masezerano ahamya ko kugurira, gukoresha, gutera inkunga cyangwa gutoza abacanshuro ari icyaha. Bityo abamaze koherezwa ku butaka bwa Kongo bagomba gusubizwa mu bihugu byabo nta yandi mananiza. Icya cumi na kabiri, gutanga itegeko ryihutirwa risaba ko ingabo z'amahanga zose ziri ku butaka bw'igihugu zihava ako kanya. Kuri iki ndashimira cyane icyemezo cy'ubwenge cyafashwe n'ibihugu bigize SADC byemeje gukura ingabo za SAMI DRC mu gihugu cyacu. Bitewe n'uruhare runini rw'uyu murimo, ndahamagarira abanyekongo bose nta kuvangura gushingiye ku moko, imyaka, aho batuye, icyiciro cy'imibereho cyangwa se ishyaka rya politike, bose bakunda igihugu, biteguye gutanga ikiguzi icyo ari cyo cyose, bemera bidasubirwaho amasezerano y'Isan City kandi baha agaciro itegeko nshinga ryatowe ku itariki ya 18 y'ukwa kabiri mu 2006, kwishyira hamwe kugira ngo tugere kuri iyi ntego, tugamije gushinga bundi bushya leta no kubaka igihugu cyatakaje umurongo. Twishyire hamwe, dukoresha ubushobozi bwose dufite, tugarure ubumwe bw'igihugu, dukize Kongo, tugarurire hamwe ubwigenge bwayo, kubera ko Afurika n'isi yose baratureba. Banyekongo bagenzi banjye, igihugu cyacu cya Kongo kigomba gutandukana n'isura mbi gikomeje guhabwa n'abagitegeka uyu munsi. Kongo ikwiye byinshi biruta iyo politike y'ubusabusa y'ubwigunge n'ubusabirizi ku mahanga. Mfite ukwemera kudasubirwaho ko abaturage ba Kongo bashoboye nk'uko byari mu 1960 ubwo bashoboye gutsinda umwiryane no guhangana na politike mbi. Barashoboye nk'uko byagenze mu myaka y'1990 ubwo bikizaga igitugu n'ubutegetsi bwahonyoraga rubanda. Barashoboye nk'uko byagenze mu 2003 ubwo biyamburaga amacakubiri bagahagarika urugomo rw'abene igihugu barwana n'abandi. Kugira ngo ibyo bigerweho, buri wese agomba kugira uruhare rwe. Nanjye nemeye kugira uruhare rwanjye. Imana ihumugisha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Imana ihumugisha buri wese muri mwe ku giti cye. Ndabashimiye. Et la tentation du pouvoir absolu. Qu'il est capable aujourd'hui, comme en 2003, de prendre le dessus sur ce qui nous divise et de mettre fin à la violence armée qui oppose ses enfants. Pour y parvenir, chacun doit jouer sa partition. Je m'engage à jouer la mienne. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, qu'il bénisse individuellement chacun de vous. Je vous remercie.